Yes, najya ngusuhuza wowe udukurikiye aho uri hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndavuga amajyepfo, nkavuga amajyaruguru, nkavuga iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ni Kigali 250. Turakomeza kandi subscribe, like, share ndetse na comment mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Mbano nkuzaniye amakuru abagiye atandukanye ndetse n'amakuru arimo aragenda avugwa cyane cyane, ariko tukagaruka mu nkuru ziba zaragiye zivugwa muri iki cyumweru cyangwa muri izi intangiriro z'icyumweru tuba dutangiye muri rusange. Of course mwenyewe nitwa Cekecu Isiaka Manager, umugabo udakina n'abana ukina na babibi. Suze abamama mwese muri rusange, suze babibi wacu, muri abana beza kandi muri ababyeyi beza muri rusange. Ariko turi aho ngaho, ndakwibutsa ko ugomba gukanda subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye udukurikira mu biganiro byacu biba bigiye bitandukanye. Twamaje kubona abantu benshi bari mu bihugu bigiye bitandukanye mudukurikira buri munsi kandi mukora share, like, comment n'ibindi byinshi biba bigiye bitandukanye. Ariko nyarukira kuri Instagram yanjye, nitwa Isiaka, ugasiga akanya ukandika manager, ugasiga akarongo gatambitse ukandika official, ugahita unkurikira. Ndetse no kuri Twitter nitwa Isiaka, ugasiga akarongo manager, hanyuma ukabana natwe. Dufite na Instagram ya Kigali 250, aho tunyuza tumwe mu duce tw'amavideo tuba twabatiyemo abagiye atandukanye. Ikizanye ni ikihe muri rino minsi? Habaye ubukwe bwa Rocky. Ntago ari ubukwe nk'igisa nk'ubukwe, ariko niyo bwaba n'ubukwe bwa twabyita n'ubukwe, ariko mwabonye ko yateye ivi akambika umukunzi we impeta. Abenshi rero bavuze byinshi bigiye bitandukanye, aribyo tugiye kugarukaho ku mbuga nkoranyambaga. Bagiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye, yaba no ku ma YouTube. Abantu benshi nanone bagenda bavuga byinshi ibigiye bitandukanye, ibyo tugiye kugarukaho mu minota mikeya, kugira ngo buri kimwe cyose nyine murabizi nzajye ngenda nkibagezaho muri rusange. Abenshi akimara gupostinga ifoto yuko yateye ivi, abenshi batangiye kumwifuriza kuzagira urugo rwiza, nkaho Arisudi yavuze ati urakaza neza mu muryango. Ndetse twe bakubanjirije tuzagenda tukwigisha byinshi ibigiye bitandukanye. Murongi Sabe nawe yamwifurije kuzagira urugo rwiza, ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Abashizi b'imivugo bamurase imyato, abenshi bavuga byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko mugiye kubibona muri ako kavideo ko yari ari kumwe n'abamugaragiye bavuga byinshi bigiye bitandukanye. Waruvuze ko uruhanga ruhemure uburebure urayingayinga musinga kumureba nukurarama. Ni umusore wakoze imyitozo ngororamubiri, yasimbutse urukiramende arazimiza ntiyahemuka, yambaye umudari w'umwakaka, yambaye umudende ndetse n'umudari, impeta y'ubutore mu ntambwe y'intore arayoboye. Urebye rero ngaho reba munsi y'amatwi nta mabinga yameze, bivuze ko atagunjuye imisigati. Urebye mu ruhanga rwiwe nta kirumiko mwirugu cyangwa se mu gahanga, yambaje nyamuzindi Imana y'abapagani. Numwitegereza imfundi koze ntabwo ari ubuhiri, nta misozi yuriye. Ikiruta byose amano yaragoroye, ntabwo ameze nka Tangawizi, n'umusore w'imfura. Aragira ati rero nzamukunda mpaka, turambane mpaka, bizerane mpaka, basenga Imana mpaka, bayikorere mpaka, imuha urubyaro mpaka, n'abajyagi mpaka, bambutse umupaka. Ikindi Rocky, ikindi tugarukaho kugira ngo mumenye impamvu komantere zabaye nyinshi n'abantu bakavuga byinshi bigiye bitandukanye, nuko ari we muntu wazanye system yo kuvuga ngo nta gikwe. Kongera ati kuri ibyo ngibyo yavuze, ese iki ngiki yaba yaravuze ko gutera ivi ari igikorwa cy'ubugwari, nubwo ngewe ntashobora gupfukama ngo ndambika umuntu impeta, ngewe nzapfukamira Uwiteka wenyine, kandi niwe tuba tugomba gupfukamira buri munsi. Ariko nanone burya urukundo rwakuvana ku gasozi rukakujugunya ku kandi, kubera ko nyine uba wakunze. Reka tubyite ko ibi byose abantu babikora bose aba ari urukundo, wenda tubwire ruba rwabarushije imbaraga bakabikora. Ikindi kuki
Rocky yasezeranije abantu ko nta gikwe gihari, nta gikwe ateze, akaba abikoze. Hari umusista nakurikiye mu kiganiro cyatambutse aravuga ati kuba yaratubwiye ko nta gikwe, abenshi twebwe twari dufite abakunzi tukabanga, akaba ateye ivi akambika umukunzi we, bivuze ko ari imbwa. Iryo ni ijambo yavuze ryatambutse no kuri ku kinyamakuru ntashatse kuvuga kuri Kigali 250. Abenshi rero Rocky bamwifurije ishya n'ihirwe, abandi baramwurira koko baramutuka. Ushatse no gukurikira Pusi ku mbuga nkoranyambaga, Pusi ku nkoranyambaga The Cat Vivo cyangwa n'ibindi bigiye bitandukanye, nawe yamuvuzeho byinshi bigiye bitandukanye. Tukiri aho ngaho, icyamamare Brian nubwo ataragafata neza nawe ngo agera ahagera, ni icyamamare nawe rero. Nyuma y'uko mwamubonye muri byinshi bigiye bitandukanye, nawe akavuga byinshi kuri Rocky Kimomo, umusobanuzi wakamijije munyadukoryo tugiye dutandukanye mu mafilimi agenda asobanuramo. Nawe rero DJ Brian birimo bishya bishyira ko ashobora nawe kuba muri no minsi yagira gutya agahita akora igikwe, kuko nk'uko wenda kuri screen za Kigali 250 muri murabibona, arimo aripima ikanzu y'ubukwe, arimo aripima n'utundi tugiye dutandukanye twerekana ko ari ubukwe. Ariko nubwo ashobora kuyipima, ugerera ko umwenda wazawambara ukakubera umwenda mwiza. Ariko nanone Umunyarwanda ati nta nkuru ivugira ubusa muri rusange. Icyo twagarukaho twebwe nka Kigali 250, reka twifurize Rocky Kimomo kuzagera urugo ruhire, kuzabyara hungu na kobwa. Ariko ibyo yasezeranyije abakobwa benshi bari baranze abakunzi babo bavuga ko nta gikwe, ahangaha yaba ibyo yabasezeranyije yarababeshye muri rusange. Ese ni iki cyatumye Rocky Kimomo atera ivi? Ni iki cyatumye Rocky Kimomo avuga ati reka nshyire umwana mu mago? Muzagenda mubimenya mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, niba na ngombwa tuzagera tuganira n'abantu bagiye batandukanye, nabo tumuganirize atubwire ikihishe inyuma ibi ngibi. Ikindi ni uko ku masitatazi y'abantu agiye atandukanye bose bahise bafata akavideo kariya nyine mwakomeje kumva, munakomeje gukurikirana, bavuga ati dore igikorwa cy'uburwari, dore igikorwa cy'ububwa, ikigabo cy'ubwanwa. Bigaragaza nyine Rocky ndetse arapfukama arimo arambika mukunzi we impeta, bagahuza iyo video cyangwa n'ifoto, bagahuza n'ijwi rya Rocky Kimomo arimo aravuga ibyo ngibyo. Bakunzi ba Kigali 250, umwana wanyu kwandika muri commentaire mukatubwira uko mubyumva, mukatubwira byinshi bigiye bitandukanye, mukanadutuma byinshi bigiye bitandukanye kuri we akazabasobanurira. Ese koko nawe uracyavuga ko nta gikwe? Ubu ngubu ndizera ko amaje kwemera ko igikwe gihari. Uracyavuga se ko nta myaka 100? Ariko abandi bagenda baganira na Kigali 250 nuko umuntu ufite imyaka 30 akubwira ati byari icya bya kera. Ubu ngubu ugize n'amahirwe ukajya n'imyaka 50 ubashimira Uwiteka ati nta myaka 100 kuko ntago tuzi ko tuzayigeza. Ibyo ubu ngubu ntago ari ibya kera, ibya kera byari ibya kera. Ubu ngubu ngo abantu bose baba barabaye amapondezi niko twavuga, kuko ngo abasigaye barya ibiryo birimo intungamubiri ni bakeya, kuko kera mu muco wa kera abantu bafataga ibijumba, bagafata ibishyimbo, bagafata imyumbati, bagafata ibidegede, bagafata byinshi bigiye bitandukanye bakabirya. Ariko ubu ngubu twese murabizi dutunzwe n'amafiriti, dutunzwe na za mayonezi, dutunzwe na za breba, dutunzwe n'imiceri, dutunzwe n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ariko bamwe bavuga ati nta myaka 100. Ikindi kera na COVID-19 ari iriho. Ubu ngubu twibasiwe n'icyorezo cya COVID-19. Gusa nk'abaturarwanda twese icyo tugomba gukora, twirinde COVID-19, dukurikize amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima ndetse n'igihugu muri rusange. Twirinde ingendo zitaganijwe, dukaraba amazi meza n'isabune, twambare neza agapfukamunwa,
intera ya metero nayo tuyikore tuyubahirize, hanyuma twese twikingize covid-19 kugira ngo turebe nyamuna ko twabaho muri rusange. aho nguko nibyo narinje mbabwira kuri Rocky Kimomo. Umugabo benshi batangiye kuvuga ati nawe ni imbwa cyangwa ni igikorwa cy'ubugwari, ariko mwega mu bivuga gutyo ntabwo wagakwiriye kubwira umuntu ngo ni imbwa cyangwa ngo yakoze igikorwa cy'ubugwari. ubwo wowe nuko nta bushobozi ufite, nuko nta kintu urageraho nyine kugira ngo ube wavuga ngo ukore igikwe muri rusange. aho ngaho wowe urimo kubitekerezaho ubyumve, ariko nanone nanjye nkibaza ati kuki we yavuze ko ari igikorwa cy'ubugwari, ari igikorwa cy'ububuga? aho ngaho hibaze. reka mbasigiremo ubwo video bundi bugiye butandukanye, wongere wiyumvire, ukande subscribe, like, share ndetse na comment. buri wese umubwira ati iyi ni Kigali 250. dusuhuze abarundi mwese aho muri hose, dusuhuze abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye, mu mahanga agiye atandukanye. mwese mugende mudukurikira mu biganiro byacu bigiye bitandukanye, hanyuma mudutume tubatumikire buri kimwe cyose wifuza. ngiye Siaka Manager nzagenda nkibagezaho muri rusange. dukomeje umuvumburo, dukomeje itumo yacu, dukomeje kudakina n'abana, dukomeje kubagezaho byinshi bigiye bitandukanye. ciao ciao.